nyuma y'igihe kirekire cyari gishize ekipe ya Liverpool iri ikurikiranira hafi ndetse iri mu biganiro n'uwitwa Bardre barikora byo kuza kuba yamusingisha ngo imuvane mu gihugu cy'Ubufaransa bamujyane hariya Anfield kubakinira. Amakuru arimo aragenda yemeza ko ino ekipe ya Liverpool yaba yatangiye kugendamo gake ndetse yaba yatangiye no gutekereza ku undi mukinnyi iri buze kuba yinjizamo mu cyimbo cy'uyu, cyane ko ngo igiciro ekipe ya Paris Saint-Germain imaze kubimushyiraho Liverpool yoyo ititeguye kuza kuba igitanga. Ni mu gihe kandi no kuri ino ekipe ya Arsenal nayo birimo bigenda bivuga yuko gahunda yayo ari uko itagomba kuza guhendwa, bisobanuye ko nayo nyine irimo ibigendamo gake iby'uno musore Bardre barikora. Kambanze nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri ino YouTube channel yacu ya Game Sport Hub. Nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda like n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo nyamuneka kiri cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande like, ujye muri comment section y'igitekerezo cyawe, ubona icyo tujye tugumya tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Duhere ku makuru arimo atangazwa na Team Talk ndetse ahanini bishingiye ku byo witwa Michael Owen, umwe mu ba legend ba ekipe ya Manchester United, akaba n'umwe mu basore b'Abongereza cyangwa se batwaye Ballon d'Or bakina mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka wa 2001. Urabizi neza ko uyu Owen yaje kuba atwara ka Ballon d'Or akina muri ino ekipe ya Liverpool. Arimo aganira n'igitangazamakuru bita Goal, yagize ati mu by'ukuri simbona ko uwitwa Bardre bariko ari umukinnyi mwiza ku rwego rwo kuza kugurwa amafaranga nk'ayo ekipe ya Paris Saint-Germain irimo imushakamo cyangwa se irimo imwifuzaho. Kuko ngo uko bihagaze maginga ekipe ya Liverpool byagiye bitangazwa yuko yiteguye kuza gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo ize kwisinyisha witwa Bardre barikora, cyane ko nyuma yo kuraranganya amaso bakareba ku isoko ry'abawinga, bakareba uko bihagaze maginga basanze n'ubundi kuza kubona umuwinga w'iburyo uri kuri calibre, ufite iyo stability, ufite potential yo kuza kwasimbura umukinnyi nka Mohamed Salah, basanze ari ikintu kiri buze kugorana, cyane ko n'ubundi nujya kureba neza ugasanga ari abawinga bose beza bakina ku ruhande rw'iburyo bari mu myaka myiza, kuvuga ngo wamugura kwizera ko ari umukinnyi uzi gukoresha sezo 3 kuri 5 byari bigoranye kuza ko wamubona. Nicyo cyatumye ekipe ya Liverpool rero ivuga ngo ubwo wabonetse umukinnyi w'umuwinga ndetse akaba ari umukinnyi mwiza, twamujyaho cyangwa se twatangira tugakurikirana n'ibyo kugira ngo tumusinyishe, nubwo bwose we akina cyangwa se aprefera gukina ku ruhande rw'ibumoso, byibura baramufite ukaba ngo ufite umukinnyi mwiza muri ekipe yawe, nubwo aba adakunda gukina ku ruhande rw'ibumoso. Ariko ni muri urwo rwego rero ekipe ya Liverpool yari yagiye kwitwa Bardre barikora, ndetse amakuru yemezaga yuko ibiganiro hagati ya Liverpool na Bardre barikora ku kigendanye n'amapaso n'utambuzi cyangwa se ibyo bagomba kuganira nawe ku giti cye n'aba agent biwe. Amakuru yagiye yemeza ko byari byagenze neza, ndetse haza n'amakuru amwe n'amwe yemezaga yuko ekipe ya Paris Saint-Germain na Liverpool zaba zamaze kumvikana mu magambo ku bigendanye n'ibyo bari buze kuba batanga kwitwa Bardre barikora. Gusa noneho uko bihagaze kugeza maginga, igitangazamakuru bita Game Sport kirimo kirabanza kuduhakanira aya makuru, kikatubwira yuko yaba Paris Saint-Germain na Liverpool nabiganiro zari zagera nabyo ku rwego rwo kuvuga ngo baba baragize ibyo bumvikana kuri ino deal y'uno musore, ndetse bakanemeza yuko koko ekipe ya Liverpool yabatangiye gutekereza no kureba ubundi buryo yaza kugira undi mukinnyi yongeramo waza kubafasha cyane, ariko nanone ku giciro gito, cyane ko ekipe ya Liverpool ititeguye kuza kongera gutanga amafaranga menshi ku isoko. Niba mubyibuka neza last season ekipe ya Liverpool yari yagiye ku isoko itanga amafaranga menshi, avuga ko yari yasinyishije abakinnyi bagaze miliyoni 400, bikaza kurangira n'ubundi bitagenze neza, season yabo itagenze neza. Kugeza maginga rero amakuru arimo asohoka aremeza ko witwa Andoni Raola na Liverpool baba bamaze kwicarana bakaganira, ndetse akababwira yuko icyo akeneye ari ukuma abandi bakinnyi bake bakuramforosa ekipe yiwe, ariko bakaza ko ari abakinnyi batari ku giciro n'icyo ngicyo gikanganye. Akavuga ati nibyo witwa Bardre barikora n'umukinnyi mwiza for sure, ndetse turamutse tumubonye byaba ari byiza, ariko nanone nta mpamvu yo kugira ngo murashinge mutange n'amafaranga menshi ku isoko, cyane ko n'ubundi ibyo yaza gukora n'ibyo gukora ku ruhande rw'ibumoso, avuga ati dufite Munyos tukagumana n'ubundi no muhorande wabo bari bafite Kodiga, kuko akavuga ati ni ibintu n'umuntu usanzwe twe twakora cyangwa se ni ibintu twa managing, kandi icyo yadawa ngabo babiri bandi dufite baza kuba bakiduha. Akababwira ati rero kugira ngo ibintu bize kugenda neza, ahubwo dukwiye gushaka undi mukinnyi wo kuze gukina ku ruhande rw'iburyo, buryo turi buze kuvuga ngo nubwo twaba tugiye guhengeka no gukoresha Fran Vid, twaba dufite undi mukinnyi uri kuri capable cyangwa se uri kuri ufite caliber yo kuza kuba akina kuri urwo ruhande, ku buryo in case ashobora guhatangira cyangwa se ashobora gutangira ari hakina akaza akaba yazanasimbuye. Ariko byo tukaba tuzi ngo dufite umukinnyi Donatille ukina nk'umuwinga w'iburyo, naho ngaho rero uwitwa Andoni Raola ahagaze. Rero amakuru akemeza ko muri ekipe ya Liverpool bamaze kuba batekereza ku witwa Jarrod Bowen cyane,
ndetse ko iyi diri witwa Jared Bowen ishobora kuza kurangira itumye bikora muri diri witwa Bardre Barikora. aho ngaho rero no Twitter duhuriza n'amakuru arimo avuga cyangwa se arimo agarukwaho n'ibyatangajwe n'uwitwa Michael Owen ubwo aramagana n'igitangazamakuru bita Goal, niwe yahereye avuga ati njye yongeye ko ndi equipe ya Liverpool nakabaye narahereye ku gusinyisha no musore kubera yuko ni umukinnyi mwiza uri kuri calibre ufite karate kuza kuba akofaringa buri kimwe cyose ukeneye, kandi ni umukinnyi ufite ubwo bushobozi wanabigaragaje cyane ko ari umukinnyi maze igihe kinini akina muri Premier League, ni shampiyona amenyereye, yabaye kapiteni wa equipe nka West Ham, ni umukinnyi last season yagize season nziza mu by'ukuri, yatsinze ibitego 11 atanga assist 12 hari ibitego 23 bihura neza n'ibyo witwa Bardre Barikora yakoze muri Ligue 1 ndetse na Champions League uvanyemo performance yo mu gikombe cy'isi, nta cyane ko yamaze kwagira hari ibitego 23. Ibyo ngibyo rero nibyo byose harimo abantu barimo bagenda bahuza bagahuriza ku kintu kimwe cyo kwa equipe ya Liverpool ishobora kuza gusimbuza Jared Bowen uwitwa Bardre Barikora. Kugeza ubu ko bihagaze bigendanye n'umusaruro utari mwiza equipe ya Liverpool imeranagira, murabyuka ko muri match za gicuti bamaze gukina bari batsinzwe na equipe ya Leeds ibitego 4-2, byari byaje nyuma yuko bari batsinze Sunderland nabo 4-2. ku munsi w'ejo rero ku cyumweru nibwo batsinzwe na equipe ya Monaco ibitego 3-2 hano Anfield barimo bakina. Aho ngaho rero no abasesenguzi bamaze kwita bongera bikumurizo bana bizamura baravuga ngo biragaragara ko ikibazo nyamukuru equipe ya Liverpool ifite atari amazina y'abakinnyi, ahubwo ko icyo bari kubura kugeza amaginga ya ari karate n'abakinnyi ushobora kuza gufiringa no gufidinga mu myanya y'ingenzi mu kibuga. Reno bahita bashingira akavuga ngo nibyo equipe ya Liverpool ibintu byose yamaze gukora cyangwa se ibyirimo irakora ni ana approach ifite nibyo ibona irimo irubaka, ntago irimo irashaka umusimbura wa nyawo witwa Mohamed Salah, kandi koko wareba ugasireba witwa Mohamed Salah Kingali no mugabo yakoze ibidasanzwe cyane kavuye muri Premier League, ari umwe mu bakinnyi bamaze kuba batsindamo ibitego byinshi ndetse ni umwe mu bakinnyi wanatsinda equipe ya Liverpool mu by'umwihariko ibitego byinshi kuruta abandi. Bakavuga ngo kugira ngo usimbuze umukinnyi nka Mohamed Salah rero biba bigoranye ko ari umukinnyi wasimbuza n'abakinnyi bo guhengeka. Aho ngaho rero niho harimo azamuka amakuru ndetse na attention ivuga ngo equipe ya Liverpool mu gihe cyose yaza kubisinyishije witwa Jared Bowen ushobora kuza kurangira ivuye kuri diri y'uwitwa Bardre Barikora, ari naho impungenge zirimo ziza n'abagira inama Paris Saint-Germain cyangwa se abasesenguzi arimo bavuga ati equipe ya Paris Saint-Germain ikwiye kwitonda kugenda ku kuvuga ngo Morgan Rogers atanzwe miliyoni 117 ya Elliot Anderson atangaho 116. Ibyo byonyine ubwabyo nibihagije kugira ngo ufate umukinnyi wawe umutumbagize mushyire kuri icyo giciro, kuko mbere na mbere ukwiye no kubanza kureba ubundi ngo ninde wishime cyangwa se ninde ufite gahunda yo kuza kwasinyisha umukinnyi wawe. Nujya kureba urasanga na equipe ya Arsenal last season yaspended amafaranga agira muri miliyoni 250. Nujya kureba ku rundi ruhande na equipe ya Liverpool last season nabyo nibyo twari turimo tugarukaho yaspended miliyoni zigera muri 400. Nureba ino sezo bamaze gutanga amafaranga agira muri miliyoni 90 ku isoko, ngo no kubariramo Jeremy Janke waguzwe mu kwezi kwa mbere, ukabariramo Victor Munyozi nawe wamaze kwinjira muri ino equipe, ukareba abakinnyi harimo nk'aba Ethan Ndukwe ndetse n'abandi. Icyo kikete kikwereka ko ari ama equipe mu by'ukuri nayo yatangiye kubara ndetse no gupanga ibigendanye n'ibitabo byayo ku buryo atari buze kwemera guspendinga amafaranga menshi ku isoko. Runajya kureba urasanga ari nayo mpamvu bamwe mu bakinnyi ano ma equipe yagiye yifuza mbere atagiye ababona, ari nayo biri kuza kwita bihurira rero no kuvuga ngo nibyo equipe ya Liverpool ishobora kwibona ko umukinnyi yari umukinnyi mwiza iri buze kumukenera, ariko nanone cyane ko yamaze no kuba yongeramo uwitwa Magnus Akruj bisobanuye ko yamaze kuba iba boosted kuba winga bayo, nibyo uraza kugumana Bardre Barikora ubwo mu gihe nyine yaba ataguzwe, ubu ufite Ousmane Dembele, ufite Desire Doué, ufite Magnus Akruj wamaze kuba wongeramo Yves Gerano Kivisha Vrashkeri, bisobanuye ko nayo irimo iraza kwishyira mu mibare mibi nitaza kumesa kamwe cyangwa se nitaza guhitamo kuza kubirekura uwitwa Bardre Barikora ku giciro gishoboka. Amakuru akemeza yuko equipe ya Liverpool itari ready cyangwa se ifuza kuza kurenza miliyoni 100, cyo kimwe na equipe ya Arsenal zose ziravuga ati byibura ari diri buze kugoma muri range y'amafaranga 100 twaza kuba twigana ndetse twaza kuba tureba icyakorwa. Nuko nguko rero ko bihagaze equipe ya Liverpool niyo twari turimo tugaruka cyane tureba ibigendanye n'abakinnyi ishobora kuza kuba yongeramo. Biteganyijwe yuko ishobora kuza gukina undi mukino wa gicuti ku munsi wo kuwa gatatu, tuzagenda tugaruka tureba ibyango bihagaze bite byifashe bite. Gusa kambanze mbashimire cyane abantu mwese twabanye muri ino video, reka ukanda like ujya muri comment section d'igitekerezo cya bundi tubwire ese urabona bikuye ko Liverpool isinyisha umuwinga w'iburyo gusa Donatille cyangwa se uwo ari we wese byakunda ko yaza kuyimusinyisha kandi akaba yatanga umusaruro akanasimbura Mohamed Salah. Tugani